Ndabasuje inshuti bakunzi babaho neza. Uyu ni wa mwanya w'ubuzima, ni wa mwanya nifuriza buri muntu wese kubaho neza kandi akagira ubuzima bwiza, akagira ubuzima buzira umuze. Mbahaye ikaze rero, muri kumwe nanjye Mujyanama uhora mbifuriza kugira ubuzima bwiza. Uyu munsi rero nkuzaniye umuti. Uyu muti uvura indwara y'imitezi. Indwara y'imitezi ni indwara umuntu arwara rimwe na rimwe ikagutera ipfunwe, ugasanga hari umuntu yimaranye igihe yaragize isoni zo kuyivuza. Ni indwara yandurira mu mibonano mpuzabitsina. Hari abantu benshi bayirwara ugasanga bafite isoni, bafite ipfunwe, ntibajye kwa muganga, akikomplika akumva ko najya kwa muganga bari bumenye ko yasambanye. Uyu muti rero uvura imitezi, ukongera ubudahangarwa bw'umubiri mu kurinda indwara zandura, by'umwihariko indwara zandurira mu matembabuzi. Uyu muti kandi urinda kurwara indwara ya prostate. Iyi akaba ari kanseri y'amabya, ikunda kurwara abasaza bageze mu zabukuru cyangwa abantu bakoresheje agakingirizo igihe kirekire. Nk'uko mumaze kubimenyera rero, mbere y'uko nkubwira umuti, ndabanza nkagusobanurira neza iyi ndwara kugira ngo umunsi wayirwaye uzamenye ibimenyetso byayo, mbere yo gufata umuti, kuko ntago wafata umuti utazi neza ikintu urwaye. Niyo mpamvu mbanza nkakubwira ibimenyetso biranga iyi ndwara, nkakubwira n'ibyo ugomba kwirinda mu gihe wagize ibyago byo kurwara, nkanakwibutsa ko kwirinda biruta kwivuza. Ugomba kwirinda aho kugira ngo uhore ku miti. Indwara y'imitezi rero ni indwara yandurira cyane cyane mu mibonano mpuzabitsina. Ishobora kwandurira mu kanwa, ishobora kwandurira mu kibuno, ushobora no kuyandurira kuri tuwarete. Ku bantu bakunda gukoresha izi tuwarete bita za kizungu, tuwarete zo kwicaraho, ushobora kuyicaraho. Nk'abakunda kujya muri tuwarete rusange ahantu hahurira abantu benshi, ushobora kwicara kuri ya tuwarete havuyemo umuntu urwaye imitezi cyangwa yayinyaye hejuru, ugasanga iyo mikorobe nawe urayijyanye. Aka gakoko rero iyo kageze mu kibuno cyangwa mu kanwa, bigafasha gukura vuba, kakororoka, kagahita kaboneza mu myanya y'ibanga, kuko ariho kagira ubuturo. Dore rero bimwe mu bimenyetso biranga iyi ndwara ku gitsina gabo: ububabare bumeze nk'ubushye mu gihe ari kwihagarika, gushaka kunyara buri kanya, ururenda rusa nk'umweru cyangwa umuhondo ruva mu gitsina cye, kubyimba cyangwa guhisha umuyoborantanga uva mu gitsina, kubabara cyangwa kubyimba amabya, kubabara mu gatuza mu gihe aka gakoko kinjiriye mu kanwa, cyane cyane ku bantu bakunda gusomana n'abantu benshi. Dore rero bimwe mu bimenyetso bigaragara ku gitsina gore iyo urwaye imitezi, dore ko abenshi badapfa no kubimenya. Ashobora kumara igihe kirekire yanduza abagabo ariko we ntabimenye. Nubwo ibimenyetso by'umugore bidahita bigaragara vuba nk'umugabo, ariko nawe ashobora kwikurikirana akabona ko hari icyahindutse. Umugore agira ururenda rw'amabara atandukanye ruva mu gitsina cye, kubabara mu gihe ari gukora imibonano mpuzabitsina, kubabara yihagarika, kugira uburibwe bwa hato na hato munsi y'umukondo, akumva ashaka kunyara buri kanya, rimwe na rimwe akumva ashaka kunyara, yagerayo ntihagire ikintu cyiza akagaruka. Indwara y'imitezi iyo utayivuje vuba ishobora no kugutera ubundi burwayi, harimo nko kurwara umutima, dore ko amaraso ashobora gukwirakwiza aka gakoko umubiri wose, kagera mu mutima ntubashe gukora neza. Ibimenyetso by'umugore urwaye imitezi rero kubimenya biba bigoye, dore ko igitsina cy'umugore gishobora kubika iyi bagiteri. Iyi bagiteri ishobora kwiberamo ikamaramo igihe kirekire. Ariko hari ababyimba igitsina urebeye inyuma ukabona cyarabyimbye,
Hari n'abatukura amaso akazamo n'ibirishyi. Abangaba niyo abyaye umwana yaramutwita arwaye imitezi, umwana avukana amaso, akavuka afite ibirishyi mu maso atabasha kuyabumbura. Nk'uko mpora mbikubwira ko kwirinda biruta kwivuza, wakwirinda ubusambanyi, ukirinda gusomana n'abantu benshi, ukirinda kujya muri tuwarete rusange, cyangwa wanajyayo ugakora ubwirinzi buhagije. Mu gihe mu rugo iwawe ukunda kugira abashyitsi, ugomba kugira tuwarete yawe ya nyir'urugo, ukagira n'indi tuwarete y'abashyitsi, kugira ngo hatagira umushyitsi uza akakwanduza. Dore rero umuti uzagukiza imitezi mu gihe wagize ibyago byo kuyirwara. Igiti cyitwa umuko, hari n'abacyita umurinzi, ni igiti cy'umwihariko mu kuvura iyi ndwara y'imitezi. Ufata icyuma cyangwa umuhoro, ukagenda ukomora igishishwa cy'inyuma ku giti cy'umuko, warangiza ugacukura ugatema umuzi wacyo, warangiza ukabipima, ugafata inusu y'imizi y'iki giti, ugafata n'inusu y'ibishishwa by'iki giti, warangiza ukabironga neza. Wamara kubironga ukabishyira mu isekuru ukabisekura, byamara kunoga ukabishyira mu gasafuriya wasukuye neza, warangiza ugasukamo litiro y'amazi, warangiza ugatereka ku ziko ugacanira. Byamara kubira neza ugateruraho ugatereka, ukabitereka ahantu wizeye, hanyuma ukajya unywa itasi yuzuye buri mugoroba. Mu gihe cy'iminsi 3 uba watangiye kumera neza rwose. Uyu muti ugomba kuwukoresha bitarenze iminsi 7, ubwo ni icyumweru kimwe. Iyo y'amazi ashizemo utarakira, ushobora gufata litiro y'amazi ukongera muri wa muti, ugatereka ku ziko ugacanira, bikongera bikabira, ugakomeza ukanywa. Murakoze cyane rero, mwari kumwe nanjye Mujyanama, murambifuriza kugira ubuzima bwiza kandi buzira umuze. Niba ari ubwa mbere udukurikiye, ntugende udakoze subscribe, ntugende udakanze kuri iyo nzogera ya notification, kugira ngo ujye ubasha kudukurikirana 5 kuri 5. Nibutsa n'abafite amavuriro gakondo ko nabo bakanda kuri subscribe, bagakora uyu muti bakavura abanyarwanda. Naho ubutaha mugira ibihe byiza.